ubanza hari umuco w'ubukeca ari bwo bwenge we. Aya magambo nagatangaza nagize ne ubanza hari umuco w'ubukeca ari bwo bwenge we, kuko aya magambo naje kuyibazaho mu nyuma yo kubona ko icyitwa ingegera cyangwa se ubucakura n'ubucabiranya n'ubutiriganya n'ubugegera bwose ari ibintu bikoreshwa abantu benshi bagendera muri uwo murongo, usanga aribo bantu bahora ku ntsinzi baririmbwa. Noneho by'akarushaho byaje gupfira ku murari ngo ubu ngubu iwabo w'ingegera zose iwabo, kuko benshi tuzi nk'abanyabwenge izo ngegera nkuru. Rero iwabo w'ingegera hafi ya zose rero nkuru zose ngo iwabo ngo ni ku butaka bw'isezerano, hakurya iyo mu Burayi ibwota amasimbi ngo ni ku butaka bw'isezerano. Ego mana yanjye, nuwo ngo nyine usanga ingegera cyangwa se inyeca zose duhora tuzisingiza, tuzihimbaza, tuziririmbira, tuzikomera amashyi. Urumva rero niba twese tuzibera ingegera, kuko ndabona ari cyo kintu kirya, kandi usanga ari nazo zihora kuri hiti, zihora zitambirwa. Urumva nizo ziririmbwa kandi nazo dusingiza ko zizi ubwenge, kandi ugasanga nizo zigira nabi, ariko kubera ko zitwara muri uwo mujyo zikabikorana ubugome n'ikina, zihora ziririmbwa. Kandi uzacunge neza no mu muco nyarwanda turabigira ibyo bintu mu muco nyarwanda nabyo tugira amagambo burya ashunyagiza, umuco w'ubugegera, umuco w'ubukeca no kwigira umunyamanyanga menshi cyane w'umucabiranye. Kuko uzumva hari amagambo agiye ati umunyarwanda umwereka ko umwanga akaguhisha akabizi, hisha mu nda iryo vuga uzigamwa. Urumva ayo magambo yose acudikanye n'ubukeca, urumva n'amagambo yose acyonyagiriza ubukeca, kuko ntushobora kuvuga ukuri kukumva, ahubwo ubaho ugoreka ibintu. Ni ugucabiranya umugani, ndetse no kujya kure, kuko ni ugucabiranya nyine. Rero bacabiranya ugasanga ibyo bintu bishobora no kubika inzigo, kuko bishobora kubika inzigo mu bantu, ugasanga mu muryango babikanyemo izo nzigo bavuga ati uvuga uziga, ati hisha mu nda, ibintu byawe byose ujye ubikora bucece. Ugasanga bibitse inzigo, umugabo arakubita umugore imfunira, cyangwa umugore akubita umugabo imfunira, ese ntiwamenya, ku buryo nyine utabona n'aho ajya kurega, cyangwa n'imyitwarire ye ugasanga n'imyitwarire yo guhimana y'agahimano, ugasanga ari ibyo bintu byose ni ibintu bijyaniranye n'ubukeca. Ubukeca nanone ubusanga nko mu bana, usanga amakimbirane y'abana, wasangaga nk'ubu nkanjye ku ishuri najyaga ngira abana turwana, ariko nkaba nzi ngo mukuru wanjye wiga mu mashuri yo hejuru ndaza kumuregera banyenjejeho, nkajya kumuregera, namara kumuregera akaza nkabamwereka, maze noneho akajya ambwira ati kubita umuntu igipfunsi, nakubita igipfunsi umwana wiwe akiyamirira hejuru ati we murekeraho sha. Urumva aragaragariza abandi ko ari kudukiza, ariko njya akanyungura ati kubita umuntu. Rero usanga niyo myitwarire ari y'ubukeca, kandi wasangaga ari njye ubyungukiyemo, kuko nanjye natahaga bitewe n'ubukeca bwa mukuru wanjye. Urumva nanjye natahaga nicinya icyara ati nanjye namwishyuye wese wumvaga ngende buvire mwawe. Urumva ibyo bintu nabyo bicudikanye n'imico y'ubukeca. Rero umuco w'ubukeca ni umuco ukomeje abantu bawukoresha, cyangwa abantu bagenda muri iyo mirongo y'ubukeca n'ubucakura n'ubucabiranya, nibo bantu bahora ku ntsinzi. Ugasanga twebwe twigize ba nyoni nyinshi tudashaka kwiteranya, bamwe twabaye bahisha mu nda, nayo nabyo wigize hisha mu nda nabyo ni umuco w'ubukeca, kuko iteka usanga ari ibintu bijya kugongana. Ugasanga ushobora guhishira ibintu, ugasanga uhishira umurozi akakumaraho urubyaro wa mugani w'umunyarwanda. Umunyarwanda rero niwe wabirebye ati ibi bintu rero tujye tuvuga ukuri, kuko findi dutwa na swararuka. Ariko nanone inyeca zikabiganza zikavuga ati we umuntu nakwereka akakwanga mwereka ko utabizi, ugumye umucabiranye kubita imfunira umuzonge. Urumva rero ni inyeca, kandi iteka zihora ziririmbwa, kuko ni abatufata nk'abanyabwenge bakambaye nizo ngegera nkuru, usanga ari nazo ziyoboye isi. Rero usanga ari ikibazo. Inyeca rero nta hantu utazazisanga.
indi mico y'ingegera cyangwa se y'incakuru uzumve ibyihebe ikihebe iyo bagifashe gishobora guhitamo kwikata ururimi cyangwa kwiyahura kigapfa aho kugira ngo gitange amakuru, kandi ugasanga gisize abantu mu rujijo, kuko n'ubundi byo biberaho gusiga abantu mu rujijo bigakora ibintu mu nyungu zabyo, igihe kibonye ko kitabyungukiramo kibasiga mu rujijo mugasiga mubyimenyera. N'amafilimi menshi nagiye mbona nayo abyerekana n'iki, cyangwa uzumve nka Hitireri yari amaze abantu b'Imana yarabakindaguye, abonye ko bashobora kumufata ariyahura ngo yiyahura muri side ngo birangira apfuye, nawe ati reka agiye ntabwo nshobora gufatwa gutyo gusa, yewe bizeye. Usanga nayo ni imico y'ubucece yose. Rero usanga abantu b'inyeca iteka bahora mu nsinzi, kuko inyeca nanone ikijyanye umuco w'ubucece cyangwa ubucakura n'ubucabiranya ni ikintu kigendana n'ubwibone no kwirarira no kwiyemera, ni ibintu rero bigendana bitajya bisigana, kuko inyeca niyo yaba iri mu makuba ishobora gukora ibimenyetso bikwereka ko iyo iri mu byishimo nta kibazo, ariko mu gikari irabizi iyo byihanganye nabyo, cyangwa se yaba iri mu byishimo nabwo ahubwo igakora ibikwereka ko iri mu kababaro, iri mu gahinda, kandi inyuma iri kubyina intsinzi mu gikari, irabizi ko hari icyo iryamyeho. Rero inyeca iteka zijyana no kwiyemera kugira ngo batazicishamo ijisho, kuko zihora zishaka kuba ari iza mbere ziyoboye. Rero ntabwo ushobora kuzicishamo ijisho ngo biguhire, kuko zo zikunda ibyubahiro. Rero nari mbigira mvuga nti hari twese tuzibera inyeca, hari mbona kuko nizo zihora ku nsinzi, nizo zihora ziririmbwa, nizo zihora mbese ku byiza gusa. Rero nari ndiho nibaza ati ariko twese twakibereye inyeca, hari bikagira inzira ko wasanga aribwo tunabyungukiwe. Gusa murambwira muri komenti, kuko inyeca zimaze zirambiranye, kandi uko iminsi igenda yicuma niko zivuka umusubizo, kandi nako uwo muco w'ubugizi bwa nabi no gukunda umugayo ugenda utwokama, ugasanga ubumuntu burabura, ubumuntu n'urukundo byarashize muri bene Imana, dukomeje kuba ibyo ntazi. Rero sinzi rero niba umuco w'ubucece turi bukomeze twese turi bwibera inyeca, kuko mbona arizo zihora mu nsinzi, usanga twebwe twigize ab'ubumuntu bwinshi n'urukundo duhora mu marira. Ubwo rero nagira ngo nako nkanyuzeho, kuko ni ibintu mumaze kubona ko bitera agahinda abantu bagira neza, inyangamugayo turahazaharira. So rero murakama.